mugabo mwene data, ese buriya umugore wawe kuba nyarakuburije byaba impamvu zo kugutandukanya nawe? Naragenze mbona iri jigo by'inuma. Ese we wabonye iki? Uyu munsi nama tugiye kugira umuntu zirakomeye. Uyu munsi reka musabe kugira ngo uze kubana natwe. Reka nze nkubwire mara yanjye we numiwe, nacitse ururondogoro, ishyano ryacitse umurizo. Ese ubundi kunyara ku buriri kw'abagore, uzi ko nari bivuze cyane, ubundi kunyara ku buriri kw'abagore ibyo bintu byatuma bibatandukanye n'abagabo? Ndumiwe. Ba ndagushuje kandi guhaye ikaze umukunzi wacu, umukunzi w'urugo rw'amahoro. Ntabwo ndimo guseka kubera ko nijwe wenda n'ibyabaye, ariko iki kibazo nyemerera nawe uze kuba hafi utange igitekerezo. Uyu munsi umuntu tugiye kugira inama rero ameze ati, ni umugabo, ni umugore. Uyu mugore yatwandikiye aratubwira ati, muraho neza, mwiriwe, mwaramutse. Byose yabivuze icyarimwe. Ndi umugore, ndi umumama ufite abana babiri. Umwana umwe afite imyaka 3 n'amezi 6, undi afite amezi 5. Tukimara kubyara umwana wa mbere, naje kugira impinduka mu mubiri wanjye zituma nshobora kugira amavangingo mu gihe turi mu mibonano mpuzabitsina n'umugabo wanjye. Dore uko byagenze rero. Ibyo byarizanye, byabaye involontaire, kuko ntabwo nzi ngo byagenze gute, ntabwo nzi ngo byaba impamvu yabiteye ni iyihe. Rero nyuma y'uko tubyaye umwana wa mbere na nyuma y'amezi makeya, naje kubona izo mpinduka zirimo kumbaho, bituma umugabo wanjye agenda agabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Mbona kuba yarangiraga ubushake, mbona bitangiye kugabanuka. Ibi bintu byatangiye gato nyuma y'uko tubyaye umwana, nabibabwiye, ariko uko tubikora kuko tutabimenyereye, tukajya twikanga byabereye ku buriri. Noneho umugabo wanjye, kuko tutari tubimenyereye, umugabo wanjye nkabona nta byishimiye, ariko mu by'ukuri mukora atabyishimiye. Naje kwegera abandi bagore, ngira uwo mbaza, ariko ntabizi, sinamusobanurira neza ibyo ari byo. Ndamubaza nti, abagabo bose iyo umugore anyara babyakira kimwe? Abagore bagenzi banjye barambwira bati, ibyo bintu ni byiza, baranabikunda cyane. Ati ku buryo niyo yaba yarafite agatima ko kurehareha akaba atajyaga kwishimira, bitangira kuza involontaire, kuko ni ibintu bakunda cyane. Ariko noneho jyewe natunguwe no gusanga ahubwo atabikunda. Noneho n'uburyo twabikoragamo kugira ngo amavangingo aze, ubwo buryo atangira kugenda bicikaho, kugeza ubwo akoresha pozisiyo zimwe tujya dukoresha zigatuma amazi atasa. Nizere yuko abana mwabaryamishije inshuti zanjye. Noneho rero nyuma y'uko ibyo ngibyo bibaye, natangiye kugira ibibazo byo kurwara umugongo, nkajya numva ndemerewe mu kiziba cy'inda. Noneho ariko jyewe ntabwo namenyaga ngo byagenze gute. Nyuma y'uko hari mugenzi wanjye wumvishe ntaka ibyo bintu, yaje kubimbwiraho gake, ambwira yuko icyo kintu cyaba ari ikibazo kibitera, ariko sinamusobanurira neza yuko umugabo wanjye ibyo bintu atabikozwa. Noneho twaje kugira gutya tubyara umwana wa kabiri. Ubwo buzima twabubayemo, tugezeho tubyara umwana wa kabiri. Noneho bya bindi byo kwifata wenda ngo haze amavangingo makeya biranga, noneho bikajya byimena mu gihe abishaka no mu gihe atabishaka. None ubu byaramubangamiye kugeza n'ubwo yimutse akajya kuryama mu cyumba cy'abashyitsi. Ni ukuvuga ngo yanze kunyerura by'ukuri ibyo ari byo, ariko noneho nza kumucokoza rimwe, aza kumbwira ko ibyo bintu atabikunda. Noneho udusana ubu ngubu aho bigeze, tumaze amezi 3 tutabana, ariko tubana mu nzu. Twakuze divorce yo mu nzu,
ariko kubera yuko kubera amahame y'idini ryacu ritabyemera kuba watandukana n'umugabo cyangwa n'umugore, bituma yihangana akagera aho wenyine, nanjye nkaragiye nyine urumva ntituvuga ibindi bintu byose nta kibazo mu buzima, nta kintu mushinja nawe, nta kindi kintu mpamye ko nta kindi kintu ashinja, ariko icyo kintu twapfuye nicyo kibazo kiri hagati yacu. Rero sinabibabwira, ariko idini ryacu ni abayisilamu, ariko umugabo wanjye ntabwo abikunda. None ko atabikunda kandi uburyo bwo kubikora bikaba biza ari involontaire, naba mbishaka naba ntabishaka, we yaba abishaka yaba atabishaka, uburyo bwose wakoresha hari ahantu ukubaganya ibintu byose bikaba birarangiye utabishakaga. None mungire inama, mbigenze ne? Nkomeze mbe muri divorce yo mu nzu cyangwa nitahire iwacu? Ese bitabaye ibyo nta bundi buryo nakoresha kugira ngo byibura icyo kibazo gikemuke? Nuko nguko ibintu bihagaze. Uhora wibaza impamvu abandi bahirwa n'urushako, naho wowe no kubaka urukundo ruhamye bikaba byarakubanye inzozi, uhoma bigahoma. Urashaka kuba man of the match mu rukundo? Igisubizo ngiki. Sura Urugo rw'Amahoro TV kuri YouTube buri wa gatanu no ku cyumweru muri live saa 2 zuzuye za nimugoroba, tugufasha kubaka ibiramba. Sura ibiganiro byacu kandi kenshi ibyawe bitazarumba ari indara, wagira n'amahirwe yo kubisarura bikaribwa. Ese uranyumvise? Reka nigendere. Ndagushuje niba ugeze aha ngaha ubwa mbere, iyi channel bayita Urugo rw'Amahoro TV, kandi niba wakunze ibiganiro byacu kora like. Bibaye byiza ufite umuntu ufite ikibazo nk'iki ngiki, wamusangiza ibiganiro byacu, cyangwa yaba hari umuntu wifuza kutugira inama wabuze ukamugeza kuri ino channel, agafata nimero zacu ngizo kuri screen, bikagenda gute? Bikaba byamugirira umumaro. Okay, reka rero dukomeze tuganire. Mumeze mute? Murakomeye? Jewe mwumva ndi A to Z. Okay, uno muntu rero yatugisha inama ku buryo bukomeye cyane, ku kibazo gikomeye cyane, ariko nyine tugomba kumugira inama byanze bikunze. Reka tumugire inama. Rero mugenzi wanjye, ngiye kukugira inama nk'umugabo, ariko inyuma yanjye hagomba kuza abandi bantu bakugira inama nk'abagore, bagomba kuza kukugira inama nk'abagore. Ndagusaba kugira ngo ujye usura comments zacu kandi ukunde gukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo wumve inama zawe baguha aho ziba ziri. Sasa rero ibi bintu bibaho, abagabo benshi barabikunda, ibi bintu byo bavuga ngo ni ukunyara cyangwa amavangingo, abagabo benshi barayakunda, ariko ntabwo bishoboka ko byaba ari bose. Birashoboka ko byaba atari bose, urugero nk'uyu nguyu wawe, ariko nyuma yuko wenda yasobanukirwa ukuri kuri byo, bishobora kurangira abikunze, wenda aramutse abonanye n'abagabo bagenzi be bakamuganiriza. Ndimo ndagira ngo uzagerageze umuteze bagenzi be b'abagabo, bamuganirize, ahasigaye urebe niba byatanga umusaruro, sibyo? Ngiye niyo nama ya mbere naguha. Icya mbere, gusenya ntabwo ari byiza. Gusenya ntabwo ari ikintu cyiza ku buryo rwose wagishyira imbere ngo uvuge ngo uritahira, ngo kubera yuko umugabo yavuze ngo ntabwo akunda imiterere y'umubiri wawe. Oya, kandi watubwiye yuko abyemeye atabyemeye, nawe ubishaka utabishaka, amavangingo araza, ariko wowe ubwawe ntabwo wabikemura ngo bikunde. Kandi divorce yo mu rugo izakura ibibazo bitandukanye, harimo ibyo gucana inyuma. Urumva rero ntabwo bizaba ari byiza. Rero sasa icyo nakubwira, gerageza ukora iki? Urarike abagabo bagenzi be. Niwarangiza kubararika, use naho nawe umugira gute? Abo bagabo use naho ubacira mu ncamake, use naho ubibabwiraho. Noneho numara kubabwiraho,
umugabo wawe niba ajya afata ku kantu, uzagerageze umushakira amafaranga niyo yaba ayafite, umuhereze nk'amafaranga runaka, umubwire uti genda ujye ku muhanda ujye gusangira n'abandi bagabo. We niba atajyaga ava mu rugo, mureka agende. Buriya iyo abagabo, iyo tugiye mu kagoroba k'abagabo, tuganira ibintu byinshi, bimwe bifutamye, ibindi bizima. Rero ntabwo buriya utaganiriye ibintu bipfuye ntiyaganira n'ibizima. Ariko nanone abagenzi be bashobora kumugira inama, bashobora kumuganiriza bitaturutse ku kintu kimeze nk'ikirego wamutanzeho, ahubwo biturutse ko yahuye na bagenzi be nyine tu. Nuko rero ugerageze umuganirize, umuhereze ku gafaranga, agende ajye kugura akantu, cyangwa bagenzi be bamushotore, ubaha ayo mafaranga bagenzi be bamushotore, bamujyane. Niba atananywa n'akantu, bamugure na fanta, ariko bamujyane, sibyo? Bamujyane, hanyuma bagirane aho bagomba kuganirira, bazamugufasha. Njye niyo nama nakugira. Ubundi bino bintu numva abagabo benshi bavuga ko babikunda, abenshi mba numva babyishimira pe, ahubwo wawe ntabwo nzi ikibazo iyo agize, ntabwo nzi ikibazo afite. Ariko nyine abantu bateka uburyo butandukanye. Nawe udukurikiye kuri televiziyo y'urugo rw'amahoro, ufite igitekerezo watanga, ukandika muri comment, ukagira inama uyu muntu muri comment zawe. Rwose igitekerezo cyawe ni ingenzi. Nibimara kugenda gutyo, watubwiye ko nta kibazo na kimwe gihari. Ikibazo gihari ni icyo gusa. Buriya imihini yose mishya itera amabavu. Biragoye ko ikintu utamenyereye gishobora kuza mu buzima bwawe, kucyakira bikaza byihuta. Namwe murabizi, mudukurikira, ntabwo biba byoroshye yuko ikintu cyinjiramo rimwe ngo hanyuma ngo nibirangira ugire gutya uhita ucyadaputa ukisangemo kitabanje kukugora. Nawe rero birashoboka yuko byaba ari muri ubwo buryo byaba byaramugoyemo. Okay, nizere ko watwumvishe kandi witeguye kubahiriza inama tukugiriye. N'abandi bantu bagiye bareka muri comment, uzagenda ubisangamo, hanyuma inama ugenda zose ugereranya, hanyuma bizagufasha. Turabashimiye rero mwese abantu mwaduteze amatwi mukabana natwe. Reka tubararikire live turimo guteganya imbere ahangaha, kugira ngo muzaenjoyingane natwe saa 2 zuze z'umugoroba, kuwa kabiri, kuwa kane, ndetse no kuwa gatanu, muri weekend muri rusange. Turabashimiye rero, Imana ibagire neza.